nta makuru numvise yuko hari ahantu habaye inkangu. Imana nishimwe. Hanyuma rero reka twakire Bibiliya zacu, turasoma mu gitabo kimwe abana bavuze bwa mbere batangira. Ni ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo. Turabasoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 28, turasoma umurongo wa 2, hanyuma dusome no mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 12, turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Muri Bibiliya mfite mu Isezerano Rishya ni page 34. Haravuga ngo kuzuka kwa Yesu. Umurongo wa 2 haravuga ngo habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'Umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru abirindura igitara cyicaraho. Amen. Hari abantu bakiri kuhashaka kandi ngewe nasoje gusoma. Haranditse ngo habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika yaramanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho. Imana nishimwe. Reka twongere dusome mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, turasoma igice cya 12, turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo kwihanganira ibitugerageza dukurikije icyitegererezo cya Kristo. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera, ari we ugusohoza rwose, yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Amen. Reka tubombe Bibiliya zacu. Ngiye kuririmba indirimbo ya 270. Nuza gusanga uyizi uramfasha, niwumva utayizi uratega amatwi. Hariho abayizi. Nusanga utayizi urihangana utega amatwi, nusanga uyizi nawe uraririmba. Haleluya. Uwadupfiriye kera azaza ava mu ijuru, umwamazi amanukana n'abera inzovu nyinshi. Aleluya, 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 aleluya. Umukiza azagaruka, azabonekera abantu bose afite ubwiza bwe, kandi abamusuzuguye bakamubamba kera bazaboroga bamenye, bazaboroga bamenye, bazaboroga bamenye yuko ari Kristo ukuri, kandi inkovu z'imbere azaza zikiriho, kandi abacunguwe bose bazazinezererwa. Mwamubwo tuzazireba, mwamubwo tuzazireba, mwamubwo tuzazireba, ibyishimo bizatwica. Nuko twese tugusenge Yesu ushyizwe hejuru, enda icyubahiro cyose imingoma ni yawe. Aleluya, 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 ni wowe Mwami wenyine. Aleluya. Dushimye Imana rero iduhaye iki gitondo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira kuri aya magambo mu gihe gitoya,
hanyuma dusoza tubwire Yesu ngo hari igitare dushaka kubirindura, hanyuma ntibibe kukibirindura gusa, ukibirindura unakicareho. Haleluya. Twari turimo turirimba ikorasi mu kanya ivuga ngo tuzabana nawe mwami Imana. Hari ibintu bijya binshimisha nawe bigushimishe. Icya mbere nuko tuzabana n'Imana. Yohana yagiye mu ihishurirwa aravuga ngo nitumara kugera mu ijuru Yesu azafata ijambo atuvuga imbere ya Data wa twese. Mbere yo gufata ijambo ngo azabanza afate umwitero we aduhanagura amarira yose twarize mu isi kubw'uyu murimo, hanyuma ngo namara kuduhoza atubwire ngo nimwicare iburyo bwa Data aho nanjye nicaye. Haleluya. Avuge ngo impamvu mwicaye aha nta yindi nuko mwihanganiye imibabaro mukanesha. Narangiza ngo abwire Imana ati dore ngaba aba nabavuye mu bise by'amaraso yanjye, aba ni bamwe napfiriye, aba ni bamwe nitangiye, aba ni bamwe bakoze umurimo w'Imana, dore ngaba ndabamuritse. Yohana rero ngarema bireba ngo yareretswe ngarareba ngabona twari benshi cyane ngo turaho tugota intebe y'Imana, ngarangije ngarabaza ngo bari abantu buzuye mu ijuru ngo nibande kandi bavuye, ngo yumva ijwi rimubwira ngo bariya nabavuye muri irya mibabaro. Haleluya. Ubu butumwa dusomye rero bwanditswe na Matayo. Uyu Matayo ni umwe wahoze witwa Lewi. Ubu butumwa bwiza yanditse ntago ari bwo bubanza, habanza ubwanditswe na Mariko, ariko bagiye babitondeka bitewe n'amakuru ari mu gitabo cyanditswe, bituma rero Matayo aza imbere ya Mariko kandi atari we wanditse mbere ye. Hanyuma izina rya Matayo riboneka muri Bibiliya inshuro 8, 3 yitwaga Lewi. Ni umwe wari umukoresha w'ikoro. Lewi ryasobanuraga gufata cyane, hanyuma rero Imana imuhamagaye imwita Matayo. Matayo bisobanura impano y'Imana. Matayo byo rero biboneka muri Bibiliya inshuro 5. Hanyuma ntago ibyo ari byo nateguye ko tuganiraho, ahubwo ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana duturutse ku wa 4 mutagatifu, tugafata ku wa 5 ndetse no ku wa 6 no ku cyumweru, twarangiza tugatenga Imana, tukabwira Imana ngo ibitare biri ku buzima bwacu Imana ibibirindure. Haleluya. Reka duhere ahantu Yesu yabwiye abigishwa be ngo bajye gutegura ibya Pasika. Nuko baragiye kwa Ntuza bategura ibya Pasika. Bamaze kubitegura Yesu araza asangira nabo. Ntabwo Bibiliya ibitubwira, ariko bavuga yuko aha hantu kwa Ntuza bari bagiye gutegurira ibya Pasika hari wabo wa Mariko, uyu wanditse ubu butumwa bwiza, ariko bitewe n'uko ise yari atakiriho hariho nyina gusa, ntabwo bashoboraga kuvuga mu rugo rw'umugore ngo bavuge ngo niwe, ahubwo bavugaga ko ari kwa Ntuza, bivuga yuko uyu mumama yari umupfakazi. Hanyuma bamaze gutegura ibya Pasika barimo basangira na Yesu, ikintu cya mbere yabanje kuvuga kuri Yuda, avuga yuko Yuda ari buze kumugambanira. Yuda rero yari ari muri iryo teraniro, yamaze kumugambanira, ahubwo asigaje kuza gutanga ikimenyetso, kuko icyo gihe abantu benshi babaga basa, nta nubwo abatambyi bakuru n'abanditsi bari bazi Yesu neza, bumvaga ibitangaza akora bakamushidikanyaho, ntago bari bamuzi neza. Yuda rero yagombaga kujya kubaha ikimenyetso kugira ngo baze kumenya umuntu bafata. Yesu arangije arabivuga, bigenda kwa kundi namwe mubizi, akurikizaho ubundi buhanuzi bwa kabiri, ahanurira Petero yuko ari buze kumwihakana. Petero aramubwira ngo nubwo haba iki, njye sinshobora kukwihakana. Ariko Yesu we kuko areba mu mitima yari yamaze kumenya ko Petero ari buze kumwihakana. Hanyuma rero sinjye wahera ibya Pasika baba barabiriye, abatanze igaburo ryera baba baraririye, baba baragiye bafata inzira bajya gusenga, ngarabajyana bose. Ariko arebye aravuga ngo aba bantu nubwo bose tujyanye ntago duhuje umutima, ngabasiga nk'aha ngaha. Akuramo 3, Bibiliya iratubwira ngo akuramo Petero na bene Zebedayo bombi, ubwo ni Yakobo na Yohana. Aba ngaba nibo bitwaga ngo ni abana b'inkuba, mu gifaransa barabita ngo ni Boanerige, ni abana b'inkuba nyine. Abo ngabo nibo yajyanye abajyana ku ruhande. Nabyo byazaba ikindi cyigisho tugiye kubwira Imana ngo idukure muri 72 tuzane muri 12, yongere idukure muri 12 idushyire muri 3. Urumva Imana iri kugenda ikugaruka ikagukura muri 72 ikagushyira mu ntumwa 12, mu kanya ikagukuramo ikagushyira muri 3 b'inkoramutima za Yesu. Nta cyaba gisigaye wabo bayi w'imbere kuri Yesu. Hashimwe Yesu, ujye umenya ibyo ngibyo, akamenya uko tumeze, yarangiza akadukura hamwe akatuzana ahandi. Hanyuma rero amaze kwegerana nabo imbere ho gatoya, arasenga, agiye kubonabona barisinziririye. Aba basizeho basinziririye, yegera imbere gatoya arongera arasenga.
yitegereje ngo agire irindi hishurirwa, arareba abona imibabaro agiye kunyuramo, abona inkoni bari bumukubite, abona ahantu bari bumujyana, abona ibiboko ari bukubitwe, aravuga ngo ibi bintu nubwo nabyemeye nyamara burya biragoye. Arangije ahita ahindura isengesho, aravuga ngo nta byo gusenga ngo ngiye gukubitwa, aravuga ngo iki gikombe wa Mana we niba ubishaka reka ngitambukemo nkirenge. Ariko arareba aravuga ngo ariko se ubundi naba narazanywe n'iki? Arahindura aravuga ngo ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko Imana ishaka. Haleluya. Hari ikintu kinshimisha, ni ukuba Yesu ataremeye ko kiriya gikombe kimurenga. Iyo kiza kumurenga ubu ntabwo tuba turi hano. Iyo kiza kumurenga ubu ngubu natwe tuba turi abanyamahanga nk'abandi bose, tuba turi abashyitsi n'abimukira ku masezerano. Ariko Pawulo yabwiye Abakolosayi arababwira ngo ku bwa kavukire yacu ntitwari abo kugirirwa imbabazi, twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Aravuga ngo ariko turashimira Kristo ko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo, arangije atuzurana nawe. Nimuze rero tumuhe icyubahiro kubera ko yatuzuranye nawe, hanyuma twese tuvuge ngo enda icyubahiro ni icyawe. Natwe rero abari muri iri teraniro reka tumuramburire amaboko tumuhe icyubahiro. Hanyuma rero amaze gusenga agarutse asanga ba bahungu barisinziririye, arababwira ati koko mumananiwe kubana amaso nanjye nibura isaha imwe yonyine? Barakanura baramubwira ati ntabwo twongera gusinzira. Arongera asubirayo agarutse asanga basinziriye, arababwira ati sasa rero n'ubundi byakomeye ni mwiryamire. Arongera asubirayo bwa gatatu, ngo agezeyo yumva ahawe imbaraga nyinshi, yumva arakomeye. Ariko mu gukomera kwe ntabwo byarangiriye aho, ibyuya ngo byarabiraga, yareba yagira gutya agasanga ibyuya ni amaraso. Ariko aravuga ngo byanga bikunda ijuru rirakingutse, ndongeye mpawe izindi mbaraga. Aragaruka arababwira ngo nimubyuke twigendere, abaje kumfata bari hafi. Ngakimara kuvuga ayo magambo bari bamaze kuhagera. Yuda aramwegera rero hari abantu batwifuriza amahoro kandi mu mutima atarimo. Yuda yaramwegereye ngo ni amahoro mwigisha. Mu by'ukuri mwebwe muvuze iby'ukuri, Yuda amahoro mu mutima we yari arimo. Aya mahoro yifurije umwigisha we yari ayafite. Arangije ngakora akamenyetso yari yabwiye abatambyi n'abakuru, ahita akamusoma ku itama. Arangije kumusoma bahita ko baraza baramufata, ariko Yesu amubwira amagambo akomeye. Aramubwira ngo urimo uragambanishiriza umwana w'umuntu kumusoma, wakoze iki kuzanye ukareka kuza unyiyoberanyaho? Nuko Yesu baramufata, sinjye wahera baramutambikanye. Ahantu hambere bamujyanye rero ngo bagiye kumucira urubanza bonyine. Ikintu cya mbere bashakaga kumwica abami batabimenye. Ariko Yesu kuko yagombaga gupfa ku mugaragaro, byari ngombwa ngo abami bagire gute babimenye. Bamuciriye urubanza birangira rubananiye. Rumaze kubananira ngo baramufata bamujyana kwa Pilato. Pilato ati uyu muntu mumunzaniye ngo mugirene, nimumufate mumujyane kwa Herode. Herode ati ariko se uyu muntu ndamucira urubanza gute kandi mbona nta cyaha afite? Nimumusubize kwa Pilato. Pilato ariko se uyu muntu mungaruriye imbere nimumujyane kwa Kayafa. Kayafa mubonye ati ntabwo uyu muntu ari ukwiye kumucira urubanza kandi ari umwami w'abandi, nimumusubize kwa Pilato. Pilato ngo yumva abantu baramuzengereje. Abonye abantu bamuzengereje arabaza ati ariko se uyu muntu uko mwamuteraganye mumujyana mumugarura none akaba mpagaze imbere, murifuza ko mukorera iki? Aravuga ngo nabambwe. Muri iki gihugu cyabo abantu bagombaga kubambwa ni abantu babaga ari abajura. Abajura nibo bajyaga babamba, bakababamba ku musaraba. Mbese umuntu babambaga cyabaga ari igisambo ruharwa. Hanyuma Yesu nawe rero banzura yuko bamubamba. Hari urusambo rwari rwarabazengereje rwitwaga rwa Baraba, rwari rusigaje iminsi mike narwo bakarumanika. Arangije aravuga ati uru rusambo rwarabazengereje. Amahene rurayatwara, ibishyimbo rurabijyana, ibintu byose rukura mu nzu, izahabu n'ifeza rurikorera. Reka mbabaze mbagisha inama, ari Yesu ari na Baraba mbohore nde? Kubera urwango bari bafitiye Yesu, baravuga ngo urwo rusambo nirushaka rugaruke rwongere rujye rutwiba, ibishyimbo nirubibura ruziba ihene, nirubibura rwiba inkoko, ariko Yesu nagire gute? Nabambwe. Bibiliya iratubwira ngo amajwi amuganje arekura Baraba, arangije aboha Yesu. Bahita ko bamukorera umusaraba, arababwira ngo ngaho ni mu mujyane Nyabihanga mujye kumubamba. Ubwo Baraba murumva yasohotse abye navuga ati nsinzi ndayitsinze, hari ikigabo kigiye mu kimbo cyanjye. Mu yandi magambo guhera ko kanya Yesu yari atangiye gucungura abantu. Niba Baraba yaragiye gupfa, Yesu akajya mu kimbo cye Baraba bakamurekura,
byanga bikunda baraba Yesu yari atangiye gutanga incungu, baraba nawe yahise abona incungu ako kanya kandi atari uko akiranutse ahubwo ari urusaku rw'abantu. Hanyuma rero bamaze kumurekura Yesu bamukorera umusaraba, baragenda ngo bacakirana na Simoni, baramubwira ati wa rugoryi we, ati uri kuva, ati ndi kuva mu mirimo, ati nyura hano nawe wikorere. Abatwaje Yesu umusaraba baragiye bagera i Nyabihanga. Hari akantu nari narabitse mu mutwe, nari nzi yuko Yesu yapfuye ku isaha ya 6, hanyuma no ubwira kabiri bugahita buba bukagera ku isaha ya 9. Ndi gusoma aya magambo niho naje kubona yuko ubwira kabiri bwabaye Yesu atarapfa, ahubwo ubwira kabiri ngo bumaze kumara amasaha 3 niho Yesu yahise avuga ngo noneho byose birarangiye. Niho yabanje kuvuga ngo ya magambo ngo mana yanjye niki kikundekesheje. Amaze kuvuga ayo magambo aravuga ngo byose birarangiye, ahera karatanga. Hari ikintu rero cyanyumije, hari abantu baba ari abasemuzi, wavuga igifaransa, wavuga icyongereza, wavuga ikigiriki, wavuga igiheburayo. Hari abantu bari abasemuzi batitaye ku byo bagiye gusemura. Yaravuze ngo eri rama sabakitani, bahita bavuga abasirikare bamuriza ati buriya ari guhamagara Eliya. Ati buriya se Eliya ari buze kuva mu ijuru azamukure kuri uyu musaraba? Umwe ngo abavuyemo arirukanka, aragenda ngafata inzoga isharira cyane, afata sipongo, reka tuyigereranye nk'agakusi, hanyuma ngo ashyira muri ya nzoga, ahambira ku rubingo, araza ngo amushyira mu kanwa. Yesu yanga kubimira. Ndashimira Yesu ko atanyoye ibisindisha, natwe tugomeze turwane intambara yo kunesha kugeza ubwo tuzayitsinda. Haleluya. Yesu yarihanganye yanga kubimira, kandi n'ubwa mbere ngo bari bamuhaye vino n'ubundi yanga kuyimira. Naho ngaho ku musaraba ngo bamunywesheje inzoga n'ubundi yanga kuyimira. Uku gutsinda kwe rero natwe kudutsindishirize kuzatugeze mu bugingo bw'iteka. Amen. Hanyuma rero Yesu amaze kuvuga ya magambo, amaze no gutanga, n'ubwira kabiri buvuyeho, ibitangaza biba bitangiye kuba. Igitangaza cya mbere cyabaye ngo umwenda warahera wahise kutabukamo kabiri. Haleluya. Aha ngaha rero niho twebwe dukwiye gushimira Imana tukavuga ngo iyo uyu mwenda udatabukamo kabiri baba bakidutambira ibitambo, ariko uyu munsi natwe twahawe kwigererayo, tukamuha icyubahiro, tukavuga ngo warakoze kwemera kutubambirwa kugira ngo natwe duhabwe kwegera hera, izina rye nirihabwe icyubahiro. Hanyuma rero ngo igitangaza cya kabiri cyabaye ngo habayeho igishyitsi cyinshi, isi iranyeganyega, abera bose bari barapfuye, ba Adamu, ba Aburahamu, ba Lazaro, abera bose bari barapfuye. Ngo ibituro bigenda bikinguka, bahera ko bagira gute, barazuka. Bamaze kuzuka ntago ahantu bagiye kwicara amazi, ntago aho bagiye gutembera amazi, niba baragiye aho bari baragiye baturuka simbizi, ariko Bibiliya itubwira yuko icyo ari cyo gitangaza cya kabiri cyabaye, ngo habayeho igishyitsi, hanyuma hamaze kuba icyo gishyitsi abera bose barazuka. Hanyuma rero Yesu we urumva yari yarangije gutanga, haza umugabo witwaga Yozefu, ngo yari yaragiye acukura imva zo kugurisha, arangije aravuga, nawe ngo yari ari mu bigishwa ba Yesu, aravuga ngo uyu mwami wanjye ko bamaze kumubamba akaba yapfuye, kandi isabato ikaba yenda gutangira, uyu bisiga ntabwo bizamurera hariya. Warangije arabasaba babakora ati mumumpe njye kumushyingura. Umwami ntabwo bavuga kumushyingura, bavuga kumutabariza. Nuko baramumuhaye, ajya kumutabariza muri yamva yarakorogoshoye, ngafata ikintu cy'ikibuye kinini cy'igitare, aragifata birindurira ku munwa wacyo, arangije arigendera. Abakuru rero basubira kwa Pilato, baramubwira ngo kiriya kigabo kikiri kizima cyaheka kivuga ibintu bikomeye, cyaravuga ngo tuzagifata, ngo tugikubite, ngo tukice, ngo tugihambe, ngo ku munsi wa 3 kizuke. Gira gutyo ushaka abasirikari bakomeye, babandi bazi imyitozo, bazi ibyo kurinda, bagende bajye kukirinda kugira ngo abigishwa bacyo bataza bakakiba, barangiza bakavuga ngo burya yagize gute, yazutse. Pilato aravuga ngo ndabisinyiye, ngaho ni mubashaka. Ngo bahita bashaka abasirikari 16, ba basirikari baragenda. Ngo ikintu cya mbere bakoze ngo babanje bashaka ubushishi, reka tubufate nka kore cyangwa ubujeni kubabuzi. Hanyuma ngo bafata bwa bushishi babufatanisha rwa rutare ku buryo rudashobora kuvaho, barangije batenga 4 hano ngo bagota imva ya Yesu, begera hirya bashyiraho abandi 4, barongera begera hirya bashyiraho abandi 4, barongera begera hirya bashyiraho abandi 4, baba 16. Mu by'ukuri
mwebwe mutekereje mugashyira mu nyurabwenge murumva uyu muntu yari gucika abo basirikare. Hanyuma rero ikintu cyanshimishije kuruta ibindi, Yesu ntabwo yageze mu mva ngo asanga ari wenyine, nawe byamubereye nka Danyeli. Tujya tubiririmba ngo habayeho umunsi aruhukira mu mva harindwa n'abamarayika be. Hanyuma Yesu ageze mu mva yasanzemwo abamarayika, nubwo hari ibisirikare bimurinze ariko hari n'abamarayika b'ijuru. Haleluya. Imana ijya iduha abamarayika b'ijuru bakaturinda. Ikindi kintu cyanejeje muri iyi nkuru ni uko bamarayika bari barinze Yesu ntabwo ari bo yakoresheje ari gushaka gukora igitangaza. Ni ukuvuga ngo ya minsi 3 yamaze mu mva reka tureke kwinjira mu byayibayemo, ahubwo tugere ku munsi wa nyuma, ku munsi wa 3, ku munsi wo mu museke, umunsi yazutseho. Bamarayika bari barinze Yesu ntabwo ari bo bavuye gukora igitangaza, ahubwo n'abamarayika bajya baturinda batubungabungira umutekano. Iyo bigeze ku by'ibitangaza Imana iravuga ngo abangaba intege zabo zari zo kumurinda, none reka nohereze abajya kugira ikintu bakora. Haleluya. Hari hateguwe marayika wo kuza kubirindura igitare, kandi nababwiye ngo ntabwo kwari ukukibirindura gusa, kabiri kwari ukukicaraho. Marayika rero agira gutya amanuka mu ijuru. Basirikari bari bakanuye, buriya bari baragiye inama, ntabwo nari mpari bari kuyijya, ariko ntekereza ko ariko bari baragiye inama bakavuga ngo umubiri wacu ntabwo ari icyuma ngo ntuze kugira ibitotsi. Bariya bane bari kumva nibaza kuba basinziriye, abandi bakurikiyeho bakanuri, abakurikiyeho basinzire, abakurikiyeho bakanuri, mu kanya bakaza kongera kugurana. Ntabwo nari mpari, ntekereza ko ari nk'uko bari bagiye inama. Ikintu cyanshimishije rero, marayika amanuka nibo ba mbere bamubonye. Marayika ngo bamubonye batari bagwa hasi, ngo barebye ukuntu ameze, babonye ishusho ye, ngo babonye ukuntu ngo ari kurabagirana, ngo babone ishusho ye ngo imeze nk'umurabyo. Bose bahita ko bavuga ngo uyu nguyu uje ntasanzwe, uwo twakinguye ni hatari, umanutse ni hatari. Ngo bahita bikubita hasi bose bagwa igihumura, bagira gute? Barasinzira. Ntabwo Yesu yagombaga gukora ibitangaza byitwa kuzuka ibi bibwa bikanuye kandi bimurinda. Byagombaga kubanza bigasinzira, bigahunikira, byamara guhunikira Yesu akazuka mu cyubahiro cye, akazukana ubutware, akazukana n'ifunguzo. Hanyuma rero marayika ngaraza, ahageze arebye ukuntu byagwiriranye, aravuga ati ibi ngibi kweri nibyo byari birinze umwami. Ahari habanje ngo Pilato yari yanditse ku musaraba ngo akubitaho icyapa cyanditseho ngo umwami w'Abayuda, ngo abantu baravuga ngo wapfuwe ntabwo ari umwami w'Abayuda, ngo ahubwo yise umwami w'Abayuda. Pilato ngo arahindukira arabareba, aravuga ngo icyo nanditse nacyanditse. Nawe Imana igira icyo yandika ku buzima bwawe. Hanyuma rero uyu mumarayika yaravuze ati ibi bigabo bitaza umwami w'Abayuda bigera ngo umwami wabo ni Pilato, ubu ngubu nari kuza gukora igitangaza nkabirindura igitare bihagaze bireba. Aravuga ngo icyambere byari bikwiye kundamya ntiriwe mbibisaba, biba byikubise hasi, biba birasinziriye. Marayika ahitaza abirindura igitare, ntabwo ari icyo cyonyine, yahise kakicaraho. Nawe utekereze ibintu marayika akwiye kwicaraho, utekereze igitare akwiye kubirindura, yarangiza akagira gute? Akakicaraho. Hari ibintu ku buzima bwacu biba byaragiye bizamuka bikagera aho utakibishoboye, hanyuma niba ari Satani wabisizeho akabifatanisha n'ibimenyetso, niba ari wewe wabyisizeho nawe ukishyiriraho ibimenyetso, niba ari umubiri ubidushyiraho nawe ugashyiraho ibimenyetso. Umva ijambo rikomeye, marayika yaje akabirindura, ntabwo ari icyo gusa. Yaravuze ngo iki gitare gishobora kuza kunyerera kigasubiraho ibi bigabo biri kubyuka, bikagira ngo ni imbaraga zabyo zibikoze. Arangije agira gute? Yicara kuri cya gitare. Haleluya. Kaduhereze marayika warwanye, tumuhereze icyubahiro, tuvuge ngo warakoze kurwanirira Yesu, hanyuma n'Imana nayo ihererwe mu icyubahiro. Reka tukizamure. Hanyuma rero Yesu aherako arazamuka. Naribajije ndibaza ngo kubera iki Yesu yazamutse abonye abicitse, avuze ati sinjye wahera, abure guhita ko yigira mu ijuru, yarangiza akaguma hafi. Hari abantu bakeneye guhumurizwa, hari abantu akeneye gutemberana na bakongera akababwira ati ubu nagarutse. Niyo mpamvu yatumye adahita ko yigira mu ijuru. Hanyuma ngo abayigiriye hafi aho arareba, ari abagore babiri rero bari inkwakuzi, barabyuka mu gitondo cya kare ngo bafata ibihumura neza, bafata amavuta, ngo baragenda. Umwe yitwaga ngo Mariya Magadalena, undi Bibiliya iratubwira ngo ni Mariya wundi. Hanyuma baraza
bageze ku mva ya Yesu, aho kugira ngo babone ukuntu bimeze, ukuntu hafunze, ngo bacakirana na marayika basanga arakiyicariye kuri cya gitare. Arangije ngo arababwira ngo mwebwe rero hari ikintu mbabonyeho. Haleluya. Marayika agira irindi hishuriro. Aba bantu ntabwo yari asanzwe abana nabo, ariko akibakubita amaso ihishurirwa leta riza muri we. Aravuga ngo mwebwe ntimumeze nk'ibi bigabo, mwebwe umwami wanyu ntabwo ari Pilato, umwami wanyu si Herode, njyewe nzi uwo mushaka. Haleluya. Bwira marayika ngo nanjye umenye icyo nshaka. Mbese nuvuga ngo ubu ukomanga ku mutima wawe uvuge ngo nanjye marayika amenye icyo nshaka. Uzi ikintu bari bashaka? Yarababwiye ngo mwebwe nzi ko mushaka Yesu wabambwe, ubundi wowe ushaka iki? Njyewe nshaka iki? Ubu byibaza wibaze ngo nshaka iki? Wibaze ngo kuri iki cyumweru cy'itariki ya 21 ku myaka mfite, ukungana n'uku ndeshya n'uku ndeba, ubundi ni iki ndi gushaka imbere y'Imana? Ubundi ni iki ndi gushaka impande ya Yesu? Nomara gutekereza icyo uri gushaka, ubwire marayika ngo icyo nshaka nakimenye, kandi nawe si uko atakizi, arabizi ko ari Yesu dushaka. Haleluya. Uzi impamvu tumushaka Yesu? Yaravuze ngo ni nge nzira, ukuri n'ubugingo. Niba ari inzira rero, niwe wa mbere uduharurira inzira y'ibintu byose dushaka kugeraho. Ubwo rero nta n'impamvu nimwe yo gutuma tutamushaka. Yesu turamukeneye. Hanyuma rero arababwira ngo nimuze murebe. Uyu Yesu yarabibabwiye, arongera bisubiramo. N'uyu mwanya nanjye ndabibabwiye, nta uri muri iyi mva ahubwo yazutse. Nimuze twinjiranemo. Ngo binjiranamo, barareba, barangije kureba ngo basanga imyenda yari imuhambiriye aho ngaho, ngo basanga Yesu yazutse. Bahita ko marayika arababwira ngo iyi nkuru ntimuyigumane mu mitima yanyu, nimugende mujye kwibwira abigishwa mubabwire ngo mucaka firi ya mbere ni Yerusalemu, ngo mujye kurindirira mu murwa ntihari buze kubasanga. Hari ikintu cyanshimishije, Yesu yarabyitegereje abona aba bagore bajyanye amakuru atuzuye, ahita akakebuka bategera mu nzira, ngo baje bacakirana na Yesu. Arababwira ngo mwitinya nimuhumure, amahoro nabe murimo. Haleluya. Ndashimira Yesu yuko amahoro Yuda atagira, yanda yifuriza abantu kandi we ntayafite, Yesu yarayigumaniye, arangije yahereza twebwe abamwizeye. Reka tumuhe icyubahiro ko tubikiye amahoro. Icyubahiro ni icy'Imana. Hari impamvu ikomeye yatumaga ababwira ngo bagire amahoro, nuko yari abizi ko mu mitima yabo nta mahoro yari arimo. Yesu bakiri kumwe yari yarababwiye nzakora ibi, nzakora ibi, nzakora ibi, bakabona ibitangaza, bakabona ibiki, bakabona ibiki, ariko ntibari bemera yuko ubwo yavugaga ngo nzapfa nk'uko byanditswe, nk'uko byahanuwe, bo ntibabyumvaga, bumvaga ari ibintu by'ibipinda bari kubatera. Babonye apfuye baravuze ati burya birarangiye. Nta nubwo begeze batekereza ko yababwiye ko azazuka, ahubwo bahise bagira ubwoba bwinshi. N'aba bagore naravuze ngo naho burya abagore ni impangare. Wakibaza ngo nk'uba abagore bari bagiye, ikintu cya mbere bari bakoze nuko bashakaga guhura na Yesu. Ndashimira Kristo rero yuko nawe atabihishe, ahubwo yaje agahura nabo, arangije akababwira inkuru nziza. Hanyuma rero ibyo tubisimbutse, nyuma abahaye n'ubutwara arababwira ngo mugende mwigisha abantu bose, mubahindurire kuba bigisha. Harimo umugabo umwe wabirebye, ajya mwihishurirwa, arangije aravuga ngo reka mbabwire ikintu gikomeye. Ubwo ni ukuvuga ngo twasimbutse twihuse, tugeze aho abantu bose bari bamaze kuba bigishwa. Aravuga ngo reka mbabwire ikintu gikomeye. Hari ikintu mpishuriwe wa mugabo, ba bagabo batwigishije, wa wundi wapfuye nyuma y'iminsi 3 akazuka. Aravuga ngo uwo nguwo wadupfiriye kera. Haleluya. Uwo nguwo azagaruka. Niyo ndirimbo twaririmbye ya 270. Yaravuze ngo azaza ava mu ijuru kandi azabonekera abe. Arangije aravuga ngo haleluya, haleluya, umukiza azagaruka. Natwe twishimire yuko umukiza azagira gute, azagaruka. Hanyuma aravuga ngo azabonekera abantu bose afite ubwiza bwe. Amen. Natwe azatubonekere, tube maso azayibonekere, abahamagara babonekere, ijwi ry'impanda babonekere, mwese ababonekere, twese uko turi hano tubonekere, natwe tuzabe mu mubare w'abazumva impanda, Yesu atubonekere. Amen. Aravuze ngo kandi abamusuzuguye bakamubamba kera bazaboroga bamenye yuko ari Kristo ukuri. Hari n'undi waririmbye ngo hazabaho no kurira gusa ndetse no guhekenya amenyo, igihe cyo kwizera Yesu kizaba cyarangiye. Hanyuma rero uyu mugabo yarakomeje agira ihishurirwa, aravuga ngo kandi inkovu z'imbereri azaza zikiriho. Amen.
twega turirimba ikorasi ivuga ngo nzareba ibiganza bye, nzareba ibirenge bye, nzareba aho bamuteye icumu mu rubavu, nzanezerwa nimbona ubwiza bwe. Ndashimira Kristo yuko nagaruka za nkovu zizaba zitarasibanganye, izo nkovu zizaba zikiriho. Umva ikintu gikomeye, twese ngo nituramuka tuzirebye tukazikubita amaso tukazirebamo tukareba ukuntu ngo ziri gukayangana, ngo ibyishimo bizatwica. Haleluya. Dutangire tugire umunezero turi mu nzu y'Imana, twitegura ibyishimo tuzagira kuri wa munsi nitubona inkovu za Yesu. Arangije aravuga ngo nuko twese tugusenge Yesu ushyizwe hejuru, enda icyubahiro cyose, imingoma ni iyawe. Haleluya, haleluya, ni wowe mwami wenyine. Arangije rero uwandikiye Abaheburayo ahita avuga amagambo akomeye, aravuga ngo duhura n'ibintu bitugerageza. Tugiye guhuza aya magambo hasigaye dukoremo icyifuzo kimwe, dusenga Imana. Aravuga ngo duhura n'ibintu bitugerageza, ariko wewe watubereye icyitegererezo cyo kugerageza, kandi mu bikugerageza byose warabinesheje, ubu wicaye iburyo bw'Imana Data. Niho twasomye aravuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Amen. Yaravuze ngo nubwo duhura n'ibintu bitugerageza, tukaba tugoswe n'ibintu bingana bityo, tukaba twizingirwaho n'icyaha kitugerageza, nimuze twiyambura ibyo byose, niturangiza twegere Yesu kuko niwe cyitegererezo cyacu. Arangije avuga amagambo akomeye tugiye gucagatara tugiye tugasenga Imana. Aravuga ngo umva ikintu gikomeye, twebwe abo marayika yabirinduriye igitare, twebwe abo Yesu yapfiriye, dutumbira Yesu wenyine ariwe banze ryo kwizera. Haleluya. Wowe iyo ugeze mu ngorane utumbira nde? Iyo ugeze mu bibazo utumbira nde? Iyo uhuye n'ibikugerageza, iyo uhuye n'icyaha kikwizingiraho nk'uko uyu mwanditsi yabivuze, utumbira nde? Uyu we yaravuze ngo dutumbira Yesu wenyine ariwe banze ryo kwizera. Aravuga ngo yihanganiye umubabaro y'umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, arangije byose aranesha. Arangije kunesha atubera icyitegererezo, natwe uyu munsi niwe dutumbira wenyine. Hanyuma ugiye gutekereza muri uyu mwanya, kandi ubwo niba muri kubyumva nasoje, tugiye gutekereza tuvuge ngo hari ibintu by'ibitare biri ku buzima bwacu. Hanyuma umumama afite igitare kiri ku buzima bwe. Iyo yitegereje arareba agasanga iki gitare cyafatanishijwe ibimenyetso, ntabwo gishobora kubirindura. Umukobwa yitegereza arebe ngo hari igitare kiri ku buzima bwanjye, iki gitare kimeze nk'igifatanishijwe ibimenyetso, ntabwo kibirinduka. Narasenze umunsi urashira, 2 ndayisenga, 3 ndayisenga, hari n'abasenze 4, iki gitare ntabwo kirabirinduka. Nagiye ubutayu, ngenda amajoro, ngenda amanywa, imvura iranyagira, izuba rincanaho, iki gitare ntikirabirinduka. Hanyuma umugabo abitekereza atyo, avuge ngo hari igitare kiri ku buzima bwanjye, hari igitare kiri ku bana banjye, hari igitare kiri ku muryango wanjye. Hanyuma abana bato babitekereza, twese tubwire marayika ngo birindure igitare. Haleluya. Tugiye gusenga mu buryo bubiri. Papa Chance araza kutugira imbere y'Imana, ayibwire ngo tujya tubiririmba ngo ingeso wa mubi yanyanduje nizishaka kubyuka zirimburi. Uyu mwanditsi nawe yaravuze ngo hari icyaha gihora kitwizingiraho. Iki rero nta kindi, ni igitare kiza kikajya ku buzima bwawe, cy'ingeso wa mubi yagize gute yakwanduje, cy'ingeso wa mubi yagize gute yanyanduje. Hanyuma rero abwire marayika ngo manuka ubirindure iki gitare. Hanyuma naza gusoza, twese turaza guhaguruka, umuyobozi wa gahunda nawe tugira imbere y'Imana, ayibwire ngo dufite ibitare byinshi ku buzima bwacu. Nawe ubwo araba ari kwishyiramo, nawe ari kugushyiramo, ariko nawe ujye wisunikiramo uvuge ngo uko ari kubivuga, nanjye mfite igitare kiri ku buzima bwanjye. Ujye wikomanga uvuge ngo mfite igitare kiri ku buzima bwanjye. Niba ari uburwayi, niba ari umugongo, ufata uvuge ngo iki ni igitare kiri mu mugongo wanjye. Mbese n'ubanga umuntu wese abitekerezeho, ubikuru ubyishyireho uvuge ngo hari igitare kiri ku buzima bwanjye. Niba marayika yaramanutse, bya bisirikare bidafite ubwenge ngo birinze Yesu bigahita byikubita hasi, ni impamvu cy'uyu mwanya atamanuka ngo abirindure igitare kiri ku buzima bwawe. Hanyuma rero numara kubikurura, numara kubyegereza, aratubwirira Imana ngo iki gitare kiri ku buzima bwacu ongera ukibirindure ugikureho, kandi ntugikureho gusa, ukicareho kugira ngo kitazananyerera kigasubiraho. Ibyo byose nibirangira turagenda dutumbira Yesu wenyine kuko ari we banze ryo kwizera. Iri jambo nirihera imitima yacu mu izina rya Yesu. Amen.
kujyamo